rimwe ryo gushaka inzu ntangirwa muri za 2000 niho natangiye uburaya umwaka wa 2000 nabuvuyemo 2003 ariko ntangiye kwisubiramo mbamuye n'abantu bakora muri Papas Rwanda abantu bara mu itsinda ejo heza babwanigiye we burandabona maze gukena basohoye mu nzu abana ntibiga n'inzu simba nawe nyishyura giye gusubira mu buraya ibya Yesu ndabona bicanze umwe arambwira ati nyamara Yesu agira neza ubwo unaniwe wari ugiye gusubizwa wisubira inyuma nagiye nkizwa keshi ngo nkizwa keshi subira inyuma najya gusenga Imana ikavuga ngo ndagukunda komeza ahubwo none ubyawe no bigiye kusha kuba bibi n'ubwo ariko none umuntu n'umuntu ndavuga nti ngiye nkubwije ukuri nakurikiye Yesu ndabona nta cyamariye ndi umukene ndabona ari kusohora mu nzu abana ntibiga umwana wanjye w'umukobwa afite 16 yakabaye wenda agiye kura ari nko muri secondaire wenda mu wakanga nko mu wa gatanu ariko bari mu wa mbere secondaire ndavuga nti na primaire nta kiyiga byaracanze avuga ati komeza Papas Rwanda nyigezemo nahuye nabyishe byangire umumaro najyaga furira abantu ngenda nkomaga ku gipango gufura ndafura nza guhura n'umugabo turi kumwe umwe w'umudamu bamwitaga Godasi ariko yarateye mu migina arambwira ngo ndabizi utegura ku gipango cyanjye mbabara wisubira inyuma jyuza nkwigisha ndagenda niba ntangije kwiga gufura anyigiye ku kuntu bafura umwenda nari nifite direde sa neza arambwira ati izo nzara zicenda zica neza anyigisha gufura uwo mudamu arambwira ati ndagutagize mu 20 unkorere nirengagije kuri indaya wananyiba wahagaze wanjye ku gipango anyigisha gukora nkoresha amaboko ndakora nuko naje kurenga nkaviwe nkajya handi ariko yangiriye inama.